ahubwo banze mutere inkuru batujya ahangaha banze mutere inkuru ntabwo ndi bumwitabe banze mutere inkuru ntangirizo nkuru urabizi se washyushye kuko none inkuru mana yanjye we uzimubona Fisto singenzi menyera umva ni umutipe ni kugira ngo ubyumve umuhungu wagusajije ugasata ego ko mana yanjye asate nawe umubonye wasara ntangiza amatsiko yo kubona uwo muhungu reka ugize amatsiko nerizo story nyine mba nkubwire rero Fisto uyu nguyu ni umutipe mwiza yaranerese reka ariko ntabwo ndamwemerera nyine najya mbanze nkugishe n'inama uburaya bwawe ndabuze ngambwira uburaya se bw'iki kandi nawe uburaya bw'iki se nase kundana n'ibibi nyine mbwira nyine najya ngo uzi inama wikire umuhungu nzamwemerere dukundane ukaba utaramwemerera se ahubwo akuzi ukuntu ari mwiza wamutatse ngo ni mwiza ngo ni mwiza nimbwa ngo ni mwiza ubyumve ese nta nubwo umuzi umva nuko bakunda kumwita Fisto nyine wandi tubana mu gipangu witwa Kazungu ese nuriya niwe nyine bita Fisto nyine mwemerere mukundane nakunda nuso nari cyabaye simbizi nako ntacyo abaye urebye ntacyo abaye ari cyamamagara urumva waramukunda ntamukunda nuso nari cyabaye ari cyabaye warashebetse warasheze wite iki umva nuso nari cyabaye nyine mukunda nzamukunda nyine nzarumwemera rwose sheri wiriwe shaho nyihanganire mani natinze byatari none se nimeze neza ariko nyine wajya ngo warugiye kurara ku kazi navuye mu kazi mbanza gukora utuntu dukeya ewana naharushye byatari meze ute se sheri ibintu byinshi mu kazi biba bihari pe haba hari ibintu byinshi ubyumve ariko ngo byinshi byatari ariko nawe ukumbuye ku rwego rwo hejuru ntabwo wandusha meze neza nanjye nari ngukumbuye mba nkubona gusa nyine hamwe no minsi mba mbona utakinkumbura cyane uzwa n'iki ese ko wamamagara ko wanankumbura gukamamagara ubu ngubu ukaba usigaye nkwihamagara cyangwa nkazi kukwireba sinje kukwirebe ngese ejo bundi ntabwo naje kukureba amasaha n'iminota wanje kundeba ugahita wongera ukanyerera hari ikibazo nje kukureba nyine ntarebe reka byemere tu nonese we shaka gusa niba uzi ko wagira ngo duheruka kubonana mu myaka 5 iri imbere ubaye keza nubwo isura yawe usa nkaho shabaye keza pe nabaye keza ababaye keza nuko nyine imyaka iri kugira ikugusiga ariko ntabwo ari neza wanjyanye se ngomba kukujyana nkareba ukuntu naza uzatujyana turi babiri se na Joy kandi ugaruye wa mubugita akosheri kuki icyo gihe buri gihe iyo turi kugaragara kuki uzana n'iryo zina ngo Joy reka mbona ibyanyu bidasanzwe hakuri wa mukecuru ufite isura imeze kuriya wagira ngo ni ikikakarubamba ubona ngiye namukunda nabuzwa n'iki reka aho ngaho waba utangiye kumfata pirate ku rwego rwo hejuru akureba njyewe nakundanye n'uriya mukecuru ufite amabinga nkaho muntu uzi ko yatangiye kuzana n'ibinga nyari wakindwe umutuku nyine kuko mutari kumwe oya wivuga ngo kandi iyo muri kumwe iyo nese sinabonye muri hariya reka ntakunyumva ukuntu uri kumutuka naje kukureba ndakubura arabanganiriza gake nta bintu bikaze ariko tu ndabeshya se nta kibazo nyine mba nta kintu kiri hagati yawe nawe aho ugomba numva ukabyifuhe mwana wajya ureka gufuha wese nawe ufuhira ntabwo ngukunda kungurura nkunda ahubwo uvuga ngo impamvu mfuhira sinyizi mwana bisa nkaho ushaje ariko nyine ntaribi uri umukecuru wanjye nubwo nawe uri umusaza wanjye oya kandi urabona iyi sura niyo yawe ubona bihuye none se imvido zatangiye kuza maze aje ubeshya mwizubukira tuba twarakize shiri tuba twarakize twebwe turi abana ubu izi mvi zose ni iz'ubukire ni iz'ubukire nyine uzi urabona ahubwo nushaka kugira vuba njyane mu mago hakiri kare aho nawe uraba washaje oya shiri igomba kukujyana mu mago urumva tukabana ariko nyine ntabwo ari vuba aha ko nyine hari utuntu ugomba kubanza ngategura rega ibintu by'urugo ntukabyihutire subize cyambere cyo nuko ngukunda subize
ndagukunda nubwo uri kwirebesha ugasanga urimo urashaka kunyiri udashaka kuzakubwira akantu ugahita ubona ko ari wowe wenyine uba ku isi wenyine abandi bose ari ibipupe reka njyewe njye sinakubishyura bizi sibyo nubwo mbona gutya nyine ukanzanaho ibintu byinshi ngo bajoye ngo bande yaba si sawa ngiye ngukunda ubumwe warumwe nta kibazo nyine shiri nanjye ndagukunda urabona nubwo ufite agasura gakanga abana njye ntari umuntu mukuru ntabwo kazangana nuko nyine aya mbagira unaseka ariko ubusa ubuherutse guseka mani nawe zawe ndazimenyereye mbagomba wenda n'uwakurakariye ngiye kutakuzi wandakarira wasubira kwa nyoko nyine hari ibintu biba bikaze se ariko nyine ntabwo wandakarira mbagira nawe musetsa hari ibikaze se duherukana ejo pe ariko wagira ngo hashize ukwezi mba nagukumbuye umutwe ukandya ubu iyo ndara ndageze hano ntari bupfe se agiye mubeshye iki kutamuhamagaye kuri fone nashakaga kugutungura ngiye nashakaga kugutungura urumva kuko abakobwa bakunda gutungurwa so wize wowe ikibazo cyawe uteye nk'umugabo ntujye utungurwa kubera iki se gusa umuntu avuga umureye sapurayizi do ubonye muri iri joro buraje numvaga ko utari buze ntarebe dore ndaje ngaho nshime rero ubu ngubu reka ngire njye nanjye kwiryamira nishimye rwose mwese ubu wagusezera nkigendera ibintu bikaze nshima kibazo nyine nakoze ndakubonye hamwe nari ngukumbuye mba mbibona agashiri Vida wandi waje mu rugo mwaje kugusura ya nimero sibariye kuri nde n'undi ni Frida ndaje nyine ndabikora mbese umamagaye ni Kristo hano amakorosi shaka turi tumeze neza mbese ko watwanze we kutageza kudusura shaka nyine turi turaho shaka nyine ngiye kujya muri dushe wese amakuru sha warabuze mana yanjye siko watwibagiwe sha Fisto nyine ndagukunda nyine sha nyine ngiye koga gusa nabona umwanya ra nyine nanjye ndabishaka ariko nyine sinzi ko ndi bubone umwanya yego shawe nta makuru shanya nyine bwo tuzabipanga nta kibazo tuzabipanga yego sha nanjye mba mbishaka Jose ko ngiye kugusiga ahubwo reka noge vuba biravuga n'ukuge sawa ese bimeze bite mwana bimeze neza muri ino minsi nari naragushatse narakubuze umutima wenda agakumvamo kubera kugushaka nkakubura ni telefone nibaho fone ndayihamagara rimwe na rimwe ngira kompozi ibindi ngira bize ibindi ngo bikinazi ariko ubu nafashe umwanzuro n'umunsi wo kuza kukirebera he hano mu rugo nari ngiye kutakintu njye numvaga ngukumbuye ku rwego rwo hejuru ntabwo bizi buriya nari ngukumbuye uzi ukumbuze ngo nari ngufitiye yababa sinabigaragaza gute njyewe nari ngukumbuye
ese ko wabona ubyisekeshwa mwana nyine uri kuntungura tu niyo mpamvu uba wisekeje rimwe yagiye mvuga ngo urankunda indi nkumva nkarota wanyanze nyine nyine ka kidobya kakazamo gakeya ariko genda gukunda n'umutima wanjye wose aho kugira ngo wange imana yamanuka igatwika abari ku isi bose ariko wowe kagusiga njyewe nanjye nkemera bikanwe ariko wowe kaguma umva urwo rukundo kugira urwemere narakicukura ngenga nihamba ubwanjye kugira ngo wumve ko ugiye gukunda njye sinzagusiga reka okay aho ngaho byaba ari sawa ubundi njyewe ikintu cyari gukumbuza icyo cyonyine ntabwo kirabaho Bravo Jessica. amakuru ni meza Nabasuye ndakubura. Ko batabahaye intebe se? Oya ibingibi ariko nta kintu bitwaye numvaga nshaka kuba nihagarariye hano hanze. Kubera Gake gake nyine twiganirira na Joy. Bisanze aribwo nyiza nyine Imana. Nawe niba bimutegereje ahubwo se uvuye he ko nakuzi. Wari wambuze ko utari wamamagaye? Nakubuze phone nayo nazanye nanjye nyine naraguhamagaye ejo nabyo biranga. Ndavuga ati reka nyine nze murebe tu. Nta kibazo nyine. Urabona nagiye. Yes, ko mbona usa nk'umuntu unaniwe n'iki n'iki. Ndananiwe ahubwo reka njye no kuruba ndyamyeho. Nyine nanjye wari usanze ngiye kuko nari naje kubasuhuza. Comoka nari ujye kuryama. Nanjye ngiye kwigendera. Herekeje umushyitsi ndane ndi kugusezera. Oya n'ibintu byo kumerekeza Joy. Nyine wowe atwikomereza ubwo naho utazi. sawa Sawa. Sejo. Konsto uzi neza ko nkundana na Fisto. Kubera ko nsigaye mbona nawe wajyana murakundana. sha Fisto nanjye nsigaye mukunda ariko kumukunda niwe wabiteye kuko nagiye kumwiyumvamo ko mukunde yaransabye urukundo ngo dukundane ariko uwo wambwiye ko mukundana nawe yarabwiye ko ankunda ariko sinigeze nyine Rero abikubwiye. yambwiye ko ankunda uwo wagiye kumbwira ko mukundana nanjye yarabimbwiye ubwo rero nabuze uko mbigenza nyine ndamwemerera nakundi Sura Fisto ateye ati. Akuzi agashya tugiye kumukorera. nakahe Umva tugiye kuzamuhamagara azi. Noneho tubimubaze hagati yanjye nawe y'abakunda. ubusazaza Njye nzamuhamagara cyangwa wowe umuhamagare. wowe uzamuhamagare nka shiri wawe nyine sibyo Nta kibazo nyine. ako kantu ariko kaba ari sawa Nibyo nyine niko tuzabigira. ariko ntuzafuhe Fuhejwe n'iki? nawe igihe uzafuha Ubwo ngubwo nandi gufuha kubera iki? Cyangwa se natazi njye nzamuguharira. Jessica Karamba. ako kantu kaba ariko n'ubundi rega nushaka umumarire sibyo umvura inshuti nziza we nzahora nkukunda niyo mpamvu zatandukana Nta kibazo nyine ubwo ndamuguharira. Sigo. Mwese mubigenzere nagumya kurwana cyangwa ndwanira umuhungu. uri kumbeshya ariko reka mbwiye Jessica aho kugira ngo umumarire mbere reka tuzabanze tumuhamagare sibyo siko kaba ari sawa Ibyo byaba ari byiza. Tuzabanza tumuhamagare turebe nimba ari buzi. Natazi uzamumumarire nta nyine kibazo ubwo nzahita muguharira. n'ubundi nibyo byiza tunywe igikoma se Shajo reka dupanze duhamagare Fisto. mpamagaye nta kibazo Muze muhamagara aze rwose njyewe mbibi ndabirambiwe rwose. ntugiye guhamagara icyubundi Aze hano abanza asoma ibyanjye nawe. Ntabwo ibi ngibi ngiye nazabivamo. muhamagaye ntarebe Panze nyine muhamagare. Kuhora abeshya umuntu arakugeraho ngo arankunda yangeraho aragukunda gusa ibyo ngibyo wabivamo. Yanze no gucamo. ntazi nkukoresha Nyari network ariko nze numva. Nciyemo. none ishimwe
Alo. Bimeze bite se? Nese Fisto waje mu rugo ko tugukeneye. Aka kanya nyine izi saha. Kubera iki se? Ibiki se urimo ntabwo uri butinde. Ikibazo gikomeye. Nuko nyine ubwo urabyanze nta kundi. Nese Fisto ntabwo uri butinde. Nta kibazo nyine ubwo ngubwo nimba ubyanze. Ubwo ibyo ugiye gukora nyine nibyo uhaye agaciro. Sawa nyine. Si umugore kutukinira. Jumva nkubwire. Njye mbwi ntabwo nabivamo. Umva Jo ntabwo nabivamo rwose. Ubirakariyemo. Umva ndaguhariye Fisto muzabunye mukundane njye ndaguhariye. Ntabwo ibi nabivamo. Ubonye ari njye uzamushobora nawe ubwakunaniye. Kandi wowe uzamushobora. Nanjye sinzamushobora pe. Uzamushobora nyine kuko uzaba umusigaranye uri wenyine. Nizeye gute se? Kapite njyenyine. Urumva nizeye gute? Ukuntu namukundaga. Ibi nankoreye. Shajo nta kibazo. Bebe abahungu n'abana b'abandi. Uri kumva? Ndaje nta kibazo muzagumane. Umva nukenera ugukunda bya nyabyo. Sibyo? Ubwo uzamwibyarira. Nutamwibyarira. Nzamwibyarira mbere n'umugabo se. Ese ko ushaka umuhungu umeze nka marayika ubwo nyine nushaka umeze nka marayika cyangwa Yesu ubwo nyine uzamubyara. Nta kibazo ubwo nyine ubona na Fisto wawe njyewe ndaguhariye nta kibazo. Fisto ukuntu namukundaga. Muhamagare ngo nagashobora. Kana n'inkoye y'iki ko amagemba reke ndabona muri no murana stress. Nifite n'inzara muri kareka. Ubu sinzi pe. Ntabwo nabivamo. Na nimero ziwe nzisiba umva. Niyibeshye. Umva ndi nka telefone nanayimera. Kuko ndabona nazi. Uranywa nawo? Ninshaka ndeke no kunywa. Numva ari ikintu nshaka. Ubwo urahazi. Mazi iki? Mazi. Umwe gutesha umutwe reka ngiye mubwiza ukuri. Fisto se bucura mu bahungu? Sinawe mfura mu bahungu. Uraje unarwarereka. Cyajana pisi. Urukundo rwo muri iyi minsi we. Jana ntabwo bizwe Fisto namukundaga. Numva ko tuzabana ko mana we abahungu we. Ngo cyamenya. Yego muko. Uyu ni Fisto nzi. Ko Fisto koko. Asugundi buri kwigira ibiki. Njyewe nubwo nzi n'ibintu buri muri yigira. Ngo Fisto wari bwakunde. Wari bwakunde. Mane zarumba bariremo. Kuko nazanicuza.